Ndabashimira ko muneza amatwi. Rocky n'abantu benshi bakunda ibyo akora kandi bakanamukunda ubwe bari mu byishimo bidasanzwe nyuma y'uko umuyoboro we wa YouTube ugaruwe ku rubuga rwa YouTube. YouTube channel yitwa Rocky Kimomo Kirabiranya yagarutse kuri YouTube. Nyuma y'iminsi 2 Rocky n'abafana be bamaze mu gahinda ko kubura umuyoboro wa YouTube wa Rocky, bakakanya YouTube ye yagarutse. Ubundi byagenze bite ngo YouTube channel ya Rocky sibwe? Byagenze bite bigaruke? Mu kiganiro nari nakoze mbere nari nababwiye ko amwe mu makuru nkesha w'umuntu wa hafi wa Rocky yari yambwiye ko YouTube channel ya Rocky mbere yo gusibwa yabanje kwibwa. Abari bayibye bari bashyizeho amashusho adakurikije amabwiriza ya YouTube. Nubwo Rocky yaje kuyigaruza nyuma y'igihe gito yahise isibwa. Bigenda bite ngo YouTube channel isibwe? Bigenda bite kandi ngo YouTube channel igaruke? Ubundi hari uburyo butatu urubuga rwa YouTube rushobora gusibwamo. Uburyo bwa mbere ni ubwitwa violation of community guidelines, kutubahiriza amabwiriza agenga YouTube, harimo kuba washyiraho amashusho y'urukozasoni, imvugo z'urwango cyangwa z'amacakubiri n'ibindi bigiye bitandukanye. Uburyo bwa kabiri ni ubwitwa strike cyangwa se copyright, harimo kuba wakoresha amashusho y'undi muntu cyangwa se amajwi y'undi muntu utabiherewe uburenganzira. Urugero nko kuba wafata indirimbo y'umuntu runaka cyangwa se amashusho y'umuntu runaka ukayakoresha mu kiganiro cyawe utabiherewe uburenganzira. Uburyo bwa gatatu ni ubwitwa acoustic issues cyangwa se linked email. Urugero nimba hari channel yigeze gusibwa kuri email runaka, hakaba hari indi channel iri kuri iyo email, iyo channel nayo ifite amahirwe menshi yo gusibwa. Nimba hari email yigeze gusibwaho channel, hakaba hari indi channel yibariweho, iyo channel nayo ibifite ibyago byo kuba yasibwa. Hari inzira nyinshi kandi zo kugira ngo YouTube channel ibe yasibwa. Ikimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waboherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi ishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose wabuherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva kakanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Hari inzira nyinshi kandi zo kugira ngo YouTube channel ibe yasibwa. Uburyo bwa mbere nubwo uko YouTube channel ishobora gusibwa na nyirayo ku bushake bwe cyangwa se biturutse mu kwibeshya, cyangwa umuntu akaba ashobora gutiza mugenzi we telefone cyangwa se machine. Uwo muntu kubera kudasobanukirwa akaba ashobora gusibirwa urubuga rwa YouTube. Ubundi buryo bwa kabiri nuko YouTube channel ishobora gusibwa nari ya marobo ya YouTube. Ubundi YouTube bivuga ko YouTube bikoresha marobo mu kugenzura ibikorwa byayo. Ayo marobo ubwayo ngo ashobora kwibeshya akaba yasiba channel yawe. Ariyo mpamvu YouTube igira abantu inama iyo kuba ushobora gutanga ikirego mu gihe YouTube channel yawe yasibwe mu buryo butubarije amategeko. Ugatanga impamvu runaka zigaragaza ko YouTube channel yawe yasibwe mu buryo butubarije amategeko, bakaba bayikugarurira. Bibaho ku bantu benshi. Ibyitwa appealing. Appealing ni uburyo bukoreshwa n'abantu bagize ibibazo kuri YouTube. Urugero bashobora kuba baguhaye strike, baguhaye copyright cyangwa se bagusibiye channel nyamara atari we byaturutseho. Icyo gihe urajurira. Kujurira nibyo bita appealing. Mu kujurira kwawe bashobora kugenzura bagasanga hari amakosa yakozwe n'abakureze cyangwa se n'amarobo ya YouTube, bakaba bashobora kugukuriraho ibyo bihano hawe cyangwa se kugugarura umurongo wawe wa YouTube waba wasibwe. Abantu benshi bakimara kumva ngo YouTube channel ya Rocky yasibwe bahise batekereza content akoreraho zigenda no muri Kongo. Nyamara content akora zo muri Kongo ntaho zihuriye no kuba YouTube channel yari yasibwe.
yewe ngo azanakomeza no kuzikora. Byavuzwe ko ngo abantu bari bibye YouTube channel ya Rocky bagiye bashyiraho amashusho mabi adakurikije amabwiriza y'urubuga rwa YouTube. Nyuma ngwiza gusibwa. Ubundi YouTube channel yasibwe hatarashira iminsi 30 ibigifite amahirwe yo kuba yagaruzwa. Ariko kandi ngo bikaba byiza iyo hatarashira amasaha 48. Ubwo ni iminsi 2. Iyo amasaha 48 atarashira haba hakiri amahirwe yo kuba wagarurwa channel yawe yasibwe cyangwa se kuba wakurirwa ibihano runaka baguhaye kubera ko bashobora gutekereza ko habayemo kwibesha. Imbuga nkoranyambaga hashobora kubamo kwibesha bitewe na systeme cyangwa se bitewe n'amarobo runaka akontorera ibikorwa by'izo mbuga nkoranyambaga, ashobora kuba yakoze ibintu nta bushishozi bwinshi ashizemo hakabamo kwibesha. Ubuyobozi bwa YouTube bugira abantu inama yo kwihutira kujurira igihe cyose ubonye hari icyabaye ku rubuga rwawe runaka utasobanukiwe, cyangwa se igihe ubona warenganyijwe ukabikora vuba, kubera ko iyo utinze hagashira igihe kinini, uko iminsi igenda iba myinshi niko bigenda bigorana kuba wagarura urubuga rwe rwa YouTube cyangwa se kuba wakurirwaho ibihano wahawe n'urwo rubuga. Ubundi bakubwira ko byibuze buri masaha 5 uba ugomba gucekinga icyitwa email yawe ugomba kuyicekinga buri gihe iyo ubizi neza ko wabayeho umuyoboro wa YouTube, kubera ko ibihano byose baguhaye integuza ziza kuri email yawe. Nicyo ugomba gukora igihe hari urubuga rwawe runaka rwibwe, rwasibwe cyangwa se rwahawe ibihano. Icyambere ugomba kwirinda ni uguheranwa n'agahinda gakabije, kubera ko gashobora gutuma wiyahura. Ugomba kwegera abantu babifitemo uburambe, babifitemo ubumenyi buhagije bakaba bagufasha. Ikindi kintu ugomba gukora igihe hari urubuga nkoranyambaga rwawe rwagize ikibazo ni ukwegera abantu bigeze guhura n'icyo kibazo bakakugira inama. Mu kukugira inama bazakurangira abantu bashobora kugufasha. Icya kabiri, bazagufasha kukuganiriza no kukwereka ko ibyo bintu bishoboka ko bibaho kandi atari wowe wa mbere bibayeho. Nimba hari urubuga rwe rwa YouTube, Instagram, TikTok cyangwa se Facebook rwagiye, uba ugomba kubyakira, kubera ko izi mbuga nkoranyambaga ni icyuka. Ikintu cy'icyuka utashobora gusobanukirwa uko cyakozwe nuko cyesitawe. Ugomba kwakira imiterere yacyo yose, hagira uko bitagenda neza ukabyakira. Bakugira inama kandi ko niba YouTube channel yawe yibwe cyangwa se igasibwa burundu, ugomba gukoresha imbaraga nyinshi ugafungura indi. Ugomba kumenya impamvu urwo rubuga rwawe rwasibwe, rwibwe cyangwa se rwahagaritswe, hanyuma wajya gufungura urundi ukaba ufite amakuru yose ahagije ku buryo urwo rundi ufunguye nta kibazo ruzagira. Nibyo koko abantu twese dufite akanyamuneza kubera ko urubuga rwa YouTube rwa Rocky rwagarutse. Ariko kandi cyo kwibaza, si ubwa mbere YouTube channel ya Rocky igezwe imijugujugu. None ni ukubera iki YouTube channel ya Rocky ihora igezwe imijugujugu? Nuko ayifite abasubscribers benshi se? Nuko ariyo yinjiza cyane kurusha izindi se? Igisubizo ni oya. None YouTube channel ya Rocky izira iki? Kubera iki ibibazo biri gukunda kuyizaho muri iyi minsi bitandukanye n'iminsi ya mbere itaruzuza abasubscribers miliyoni? Ubundi YouTube channel ya Rocky itaragira abasubscribers miliyoni nta bibazo byinshi byakunze kuyivugwaho, yewe n'ibya byarayivuzweho ntago abantu bigeze babimenya. Ariko nyuma yuko yujuje miliyoni, abantu benshi bakunze kumva amakesi agenda yibasirira YouTube channel. Bigenda bite, bikorwa bite kugira ngo YouTube channel ingana kuriya ibe yajya mu bibazo? Ubundi bivuga ko YouTube channel uko yabingana kose, nimba ari ibihano biyigeraho nta rutangira, abasubscribers bose waba ufite cyangwa se abakurikira urubuga rwose waba ufite cyangwa se abarebye ibintu byawe byose waba ufite, ntago bikubuza kuba wahanwa na YouTube. YouTube ica urubanza ku rubuga urwo arirwo rwose rwo ku YouTube. Umuntu ufite abasubscribers 5,000 ndetse n'ufite abasubscribers miliyoni 20, iyo haje ibihano bose baharwa kimwe. Nimba ari ukutubariza amabwiriza ya YouTube, mwese murahanwa. Ntago uvuga ngo nge mfite urubuga runini ngo ndafite ruto. YouTube nta ruswa irya. Iyo wakoze ikintu kitayishimishije cyangwa se kidakurikije amabwiriza yayo, urubuga rwawe ruba rugomba kujya mu bibazo uko byagenda kose. Uwitwa Rocky ni umwe mu basobanuzi beza ab'amafilime ndetse n'amadokumenteri babayeho mu myidagaduro nyarwanda. Afite runini yafashije, afite byinshi yejeje ku myidagaduro nyarwanda. Hari impano nyinshi uwitwa Rocky yagiye azamura. Afite icyitwa Rocky Entertainment. Rocky Entertainment ni label ifasha abahanzi ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Ubwo yiciye ku bitugu uwitwa Papa Cyangwe aramuzamura amumenyekanisha mu bantu. Nyamara Papa Cyangwe nta muntu wari umuzi mbere yuko akorana na Rocky. Aramumenyekanisha ubu Papa Cyangwe n'umuhanzi ufatwa nk'umuraperi ukomeye muri iki gihugu. Umwe mu baraperi bakomeye muri iki gihugu dufite ni Papa Cyangwe. Uwo nguwo yazanywe na Rocky. Hari uwitwa Kadafi Pro yita ngo umukamezi wakamejeje, nawe abantu benshi bamumenye kubera Rocky. Hari abitwa ba Mikorojeni, ba Musa Savimbi, abo bose bamenyekanye kubera Rocky. Aka kanya hari undi muhanzi w'umukobwa bivuga ko ari muri label y'uwitwa Rocky. Rocky hari amaterime menshi yagiye azana muri uyu mwuga abantu benshi batari basanzwe bamenyereye ndetse aranafatisha. Amaterime nk'abapampe, nta myaka 100, nta gikwe, karashika, isadunda,
n'andi materima agiye atandukanye, ayo yose yazanywe n'uwitwa Rocky Kimomo Kirabiranya. Ubundi mu kuzamuka kwe yavugaga ko we nta muntu n'umwe bahanganye, ngo abandi basobanuzi bose bari hasi we, ngo we yaje nka Mesiya. Ati nge naje nka Mesiya nk'umucunguzi kuko abandi basobanuzi bose bari hasi yanjye. Mu gutangira kwe byabanje kumugora kubera ko hari abantu benshi b'abari jande yasanze muri aka kazi basa nk'abafatishije. Abantu bamwe kumwumva biragorana kubera ko yarazanye impindura amatwara mu misobanurire ya filime, aho we yaje asa nk'usobanura ijambo ku ijambo. Abantu benshi mu itangira ryo byabagoye kumwumva, bari baramenyeye abasobanuzi nka ba Junior, ba Yanga, Imana ikomeze imihiruko dashira Yanga. We mu gusobanura kwe yashyiragamo ibikabyo byinshi ndetse no gusetsa. Rocky mu gutangira gusobanura kwe yasobanuraga ijambo ku ijambo, agasobanura ibintu uko biri nta makabya nkuru menshi ashizemo, kubera ko abantu benshi bari baramenyereye systeme ya ba Yanga na ba Junior, byaragoranye kugira ngo biyumve mu Rocky. Ariko nyuma yaho bamaze kumwiyumviramo, cyane cyane igitsina gore, Rocky yarafatishije abantu benshi baramukunda cyane, ku buryo ahantu hose wajyaga kuba disque bana wasangaga filime nyinshi ziriyo ari iza Rocky. Mu bantu benshi batunzwe n'uwitwa Rocky, aba disque bana barimo. Aba disque bana ni bari abantu bacuruza filime ku muhanda. Umubare munini wa bari abantu bacuruza filime ku muhanda batunzwe n'uwitwa Rocky, kubera ko filime ziwe muri filime nyinshi bacuruza bakabona maramuko. Umuntu wese wahuye cyangwa wakoranye na Rocky avuga ko uwitwa Rocky ari umunyabwenge mu bintu byose akora, kandi ngo ashyiramo ubuhanga byinshi mu byo akora byose, kandi ngo ni umunyamurava, ni umukozi cyane. Abakurikirana ibiganiro bye nabo barabibona. Rocky ni wa muntu ushobora gukora ibiganiro 5 ku munsi umwe kandi byose akabisohora. Nkaho ibyo bidahagije, ejo akabisubiramo, n'ejo bundi akabisubiramo. YouTube channel yiwe iriho video nyinshi kandi mu gihe gitoya. Ushobora gusanga mu gihe cy'ukwezi hari ibiganiro birenga 60 mu kwezi kumwe. Kimwe mu bintu Rocky kandi ni ukutaripfana, ngo iyo umurekuyeho umuriro nawe awukurekuraho. Si uwukurekuraho gusa, kubera ko na genge ye yose baraza bagafatanya kukurekuriraho imiriro. Ariko kandi abantu bati Rocky ni umwe mu bantu batanga inama z'umunsi yicicikeye. Bati mu madocumentary asobanura no mu mafilime asobanura hareba amagambo y'ihumure, inama z'umunsi ndetse n'iyobokamana. Bati yo wumvisha ibiganiro bya Rocky kandi nk'ama interview aba yatanze haba harimo amasomo ndetse n'ubutumwa. Rocky si umuntu uhubuka mu mivugire ye, ashyira ubwenge mu bintu byose avuga, akanagerageza gusesengura ikintu uko acyumva adashyizemo gusebanya ndetse no guharabika. Abanyamakuru bafite ibinyamakuru bigiye bitandukanye nta numwe utakwifuza gukorana na Rocky ikiganiro. Bose baba babyifuza kandi babishaka, ariko nyamara Rocky ntago yabakwira. Rocky yigeze kugirana amakimbirane n'abanyamakuru bamwe runaka, ngo hari abatajyaho ibiganiro n'ahaba ibiganiro. Ubundi iyo umuntu ari umuhanga mu gutanga ibiganiro bye, bituma n'abakurikira ibiganiro bye baba benshi, bigatuma hari abantu bamwe bashaka kwifuza ko baha ibiganiro ntababonera umwanya, abandi akababonera umwanya. Ababoneye umwanya bakamwita umuntu mwiza, abataboneye umwanya bakavuga ngo ko yirata. Ntago ari uko bayirata, ahubwo nuko hari umwanya runaka bageneye umuntu, undi akawugenera ibikorwa bye, bikaba ngombwa ko hari abavuga ko yirata. Hari abanyamakuru benshi bagiye bakora ibiganiro bavuga ko ngo Rocky yirata, ngo yira n'amashyari. Nyamara abo ngabo ni bamwe muri babana barimye ibiganiro. Ubundi ko showbiz imeze, niba umuntu umuburiye umwanya runaka, ikintu gikurikiyeho kuri bo ngo kuba ari ukugusebya. Niba umuntu umwirukanye mu kazi runaka ko kuri YouTube, ikiba gikurikiyeho ngo kuba ari ukugusebya, akakwandarika mu bantu, bikanakwambika isura mbi. Nyuma yuko YouTube channel ya Rocky igarutse, ibinyamakuru byinshi byasibe byandika biti nyuma y'iminsi 2 urubuga rwa YouTube rw'uwitwa Rocky rwagarutse. Uwitwa Discrema mu magambo yashize kuri Instagram ye yavuze ko ngo ashima Imana yamufashije kugira ngo iminsi 2 ishize mu majoro 2 bamaze bataryama urubuga rwa YouTube rwa Rocky rugaruke. Ati kandi ndashimira uwitwa Rocky wangiriye icyizere. Ati ndagushimira cyane kuba waranyizeye ukanyifashisha nk'umuntu ushobora kugufasha kugarura urubuga rwa YouTube kandi bikaba byarakunze. Ati n'abandi bose mufite ibibazo nk'ibi ngibi mushobora kungana nkabafasha kubikemura. Ubaka kandi witwa Rocky agiye gukomeza akazi kiwe. Gusa icyo abantu batazi neza ni ukuba YouTube channel ya Rocky ishobora kwinjiza amafaranga nk'uko yayinjizaga bisanzwe. Ishobora kuba yagarutse ariko idafite monetization. Ibyo ni ibintu abantu batazi. Ushobora kubura channel nyuma ukongera ukayigarurirwa, ariko mu kwigarurirwa kwawe ikaza bayambuye monetization cyangwa se bayambuye uburyo bwo guhembwa. Ubwo mu biganiro Rocky azagenda akora azasobanura uko byagenze kugira ngo channel ye yibwe, isibwe, iyongere igaruke. Ariko kandi isomo tugomba gukura muri ibi bintu nuko nta muntu numwe ukwiye kugirana amakimbirane n'undi biturutse kuri imiyoboro ya YouTube cyangwa se izindi mbuga zigiye zitandukanye. Izi mbuga isaha ku isaha zagutenguha. Niba ufashe umuntu mwari mubanye mu buzima busanzwe mukagirana ibibazo kuri YouTube kugeza naho umuntu yakwifuza kwica undi, nyamara izi mbuga nta muntu uzizera, ni ibintu byaba bibabaje. Ubundi uvuga ko niba ubana n'umuntu mutagomba gupfa ibi bintu byo kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko ibi ni ibintu ku isaha byavaho. Igihugu runaka gishobora gufata umwanzuro wo kubihagarika bitewe n'impamvu runaka za politike. Imbuga runaka, abayobozi b'urubuga runaka bashobora gufata umwanzuro wo kurukura mu gihugu runaka
bitewe n'impamvu zabo. Rero nta muntu n'umwe ukwiye gushamirana n'undi ngo bagirane ibibazo bapfuye izi social media. Niba umuntu mufitanye ikibazo mu buzima busanzwe muba mugomba kugikemura, ariko kandi niba mwanagira ikibazo mu buzima bwo kuri YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga muri rusange muba mugomba kwicara mukabikemura, kubera ko izi mbuga nkoranyambaga ntabwo zagateranyije abantu. Nibyo koko ni ihahiro ry'abantu benshi, ariko kuba abantu benshi bahahahira bakanahakura amakuru ntabwo bitanga urwaho rwo kugira ngo bahashwanire. Ni ibintu bibi cyane gushwana mupfuye ikintu namwe mutazi imvano yacyo, mutazi naho kizagarukira. Reka tubane mu mahoro kuri izi mbuga nkoranyambaga, tuhakorera amafaranga nta ubongamiye undi, nta nuburanye n'undi ngo bajye mu nkiko bafite imbuga nkoranyambaga, nyamara ari ibintu by'icyuka isaha ku isaha byakwigendera bikadusiga mu buzima busanzwe nk'ubwo byadusanzemo. Izi mbuga ntazo twahoranye kandi twahoze turiho, zije mu Rwanda vuba nubwo ziri kuduteza imbere zikaduha amafaranga, ariko si ngombwa ko tuzishwaniramo. Umuntu aba agomba gukora ikintu cyiza gitanga umusaruro kuri rubanda ariko adashwanye n'abandi. Ukareka kuba wavuga umuntu nabi cyangwa ngo akuvuge nabi, ugakora ibiganiro byigisha abantu bitarimo gusebanya, guharabika cyangwa se gusebya igihugu, kuko ni nabyo abantu bakunda. Reka twibanire mu mahoro kuri izi mbuga twazaniwe n'abazungu, dukorera amafaranga mu buryo bwiza bwemewe butadushora muri risike zo gufungwa cyangwa gufungisha bagenzi bacu, ubundi twibereho mu mahoro.